Yes, kanongera nguhereza ikaze kuri YouTube channel ndetse kwifuriza ibihe byiza no kugubwa neza uherereye hose we tubana buri munsi mu biganiro bigiye bitandukanye ndetse n'amakuru abavugwa hirya no hino yaba mu Rwanda ndetse no hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Uyu mwanya rero ndagira ngo unyemerere tugaruke kwa aya makuru yaramutse mu gitondo cya kare yandikwa n'ibinyamakuru bigiye bitandukanye byanga mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze y'igihugu cy'u Rwanda, kuko mwajye mubyumva hirya no hino ahangaha rwose mu karere ka Musanze ndetse ukanyarukira na Kibungo abaruzi bigaragambije. Wakibaza rero abaruzi bigaragambije byagenze gute? Nk'ibisanzwe biragoye kuba wabona umunyarwanda utazi yuko Kibungo ubundi ariho hantu hambere mu gihugu cy'u Rwanda haba abaruzi benshi, hagakurikiraho Musanze. Ni mu gihe rero aha hantu uko ari habiri abanyarwanda benshi bakunze kugenda bahikoma bavuga yuko rwose haba abaruzi benshi cyane, ndetse abantu rwose bafiteyo imiryango bakunze kubura ababo mu buryo butunguranye, cyangwa se ugasanga ababo barwaye indwara zidakira ndetse zikaburirwa n'umuti bitewe n'aba ngaba twakita abarozi. Uyu mwanya rero nyuma y'uko hari abantu bamwe na bamwe hano ngaha Kibungo ndetse na Musanze bakunze kwita abarozi ndetse bakanabihamya neza, bahagurutse ku bwabo nabo rwose bavuga yuko bakeneye kwabaha agahumeko cyangwa se bareka kuba bavuga nabo rwose byabaye nk'aho basabye uburenganzira bwabo. Ibi ngibi na leta y'igihugu cy'u Rwanda yabyinjiyemo nyuma y'uko abarozi bari bamaze kwigaragambya bavuga yuko bakeneye uburenganzira bwabo. Reka tubyinjiremo neza turebe ubundi niye mpamvu nyamukuru yatumye abangaba bita abarozi bahaguruka bakavuga ati bakeneye uburenganzira bwabo, ndetse bamagana cyane ibyo babashinja bavuga yuko atari abarozi, bavuga yuko iyi mvugo ibakomeretsa cyane. Ngo ikaze rero nimba ari ubwa mbere ugeze kuri uyu muyoboro mugari wa Sam G Official, reba hano handitse ijambo subscribe ukoreho kugira ngo uzahite tubana buri munsi mu biganiro bigiye bitandukanye. Mbere y'uko twinjira mu iyi nkuru rero, ngira ngo mwese ni ibintu mwabonye byaramutse hirya no hino ku binyamakuru bigiye bitandukanye hano ngaha mu gihugu cy'u Rwanda. Ibyo ngibyo rwose naho turi buze kubyinjiramo turebe uburyo ki iyi nkuru yagarutsweho mu binyamakuru by'ahangaha mu gihugu cy'u Rwanda. Inkuru yari koroje cyane ku mbuga nkoranyambaga, rwose abo bita abarozi babahagurukiye ubu ngubu rwose, gusa nabo ku rundi ruhande barahaguruka bavuga yuko bakomeje kuba babakomeretsa bamagana ibyo babashinja. Ngira ngo ni ibintu muzi cyane, nta muntu witwa umurozi cyangwa se bavuga yuko ari umurozi ubyemera, ahubwo nyine abantu nabo bajya kuvuga yuko ari umurozi bitewe n'ibikorwa byiwe bagenda babona bya hato na hatoya. Ngira ngo hari n'igihe mubona ko umuntu yarasaze akenshi akazajya avugishwa, ugasanga nyine hari umuntu umora mu ntekerezo, bityo ngicyo rero bamwe bagatangira gukeka yuko ari uwamuroze, cyangwa se ugasanga ni ikintu kimora mu bitekerezo bagatangira kuvuga yuko wenda yahize icyo kintu. Ngira ngo ni ibintu mukunze kubibona, wenda we aho uri ushobora kuba utemera amarozi, ariko ibi ngibi ni ibintu bibaho kandi cyane, ndetse abantu batari bakeya barapfa ku mwaka bitewe n'amarozi, benshi bakarugwa ariko indwara zabo cyangwa se ibyo babatumye bikaburirwa umuti. Rero iyo uwamuroze atabashije kuba yabimukuramo cyangwa se bamujyane ku bapfumu, ngira ni ibintu mukunze kumva cyane byakanga byakunda. Rero hari igihe birangira mubuze uwanyu. Ibintu by'amarozi ni ibintu bibaho cyane, usibye yuko hari benshi batabyemera, ariko rwose ni ibintu bikora. Rero hano ngaha i Kibungo na Musanze ni ahantu mu Rwanda habarizwa abarozi ku rwego rwo hejuru. Wakibaza rero ni iyihe mpamvu ituma hano ngaha i Kibungo ni Musanze ariho hantu bakunze kuvuga yuko haba abarozi benshi hano ngaha mu gihugu cy'u Rwanda, se bazengereje abatari bakeya. Reka tubyinjiramo nabyo, hanyuma nawe rwose uze gusiga igitekerezo cyawe mu gihugu cyawe muri comment. Nimba wemera yuko amarozi abaho, usiga igitekerezo cyawe, hanyuma nawe nimba utabyemera rwose nawe usige igitekerezo cyawe. Gusa ngewe bitewe n'aya makuru cyangwa se n'ibyo twagiye tubona, rwose ibi ngibi ni ibintu
twemeza, ariko ntabwo ari twese siko tubyemeza, hari n'abandi ku rundi ruhande batabyemera, batemera yuko amarozi abaho. Gusa abenshi murabizi, nimba utanabyemera nawe, wenda umunsi umwe ushobora kuzabona ikibikwemeza, nawe ukaba wakemera yuko utabishidikanya ko amarozi abaho. Rero reka tunyarukire hano ngaha i Kibungo, ahantu hitwa ahambere mu Rwanda bavuga yuko haba abarozi benshi. Hano ngaha i Kibungo mu bihe bigiye bitandukanye, ni ahantu hagiye hagaragara ibikorwa bigiye bitandukanye, ngira ngo n'abantu bahibera rimwe na rimwe mu majoro barabibona. Yewe hano ngaha hari n'abantu bahatuye batamenyerwa, ugasanga umuntu arahinga ariko ukaba utajya mu murima wiwe, ku buryo iyo ugiye mu murima we uhura n'ingaruka rwose, uhura n'ibibazo bitoroshye habe na gatoya, harimo nko kuba wajya kumwiba icyo ufasheho ukakigumaho, cyangwa se ukajya kumwiba wagenda mugahura, yewe ugashiduka, cyangwa se n'ibyo wamutwaye ubimuzaniye iwiwe mu rugo. Ibi ngibi ni ibintu byakunze kugaragara hano ngaha i Kibungo. Si aho ngaho gusa, ni Musanze ni uko bimeze rwose, abo bantu barahari benshi, wiba ikintu rwose wakijyana ukabura amahoro, ukumva nyine ntabwo utekanye, ukazakimushyira ndetse ugiye no kumusaba imbabazi umutakambira, kandi we ugasanga nta nubwo yigeze akuvugisha na rimwe, ahubwo we wamutwaye ibyiwe aragenda arituriza. Rero nibyo bituma bavuga yuko ahantu hombi haba abarozi batari bakeya. Gusa kuri iyi nshuro n'abo ngabo bose bita abarozi bahagurutse rwose basaba uburenganzira bwabo, bamagana abantu bavuga yuko ari abarozi, ndetse bavuga yuko iri jambo ribakomeretsa cyane, ko abantu bavuga yuko ari abarozi. Benshi babyamaganiye kure, ndetse rwose ni ibintu byakunze kugaragara hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga, cyane cyane nko ku rukuta rwa TikTok. Ngira ngo ni ibintu mwabonye cyane bavuga yuko rwose ibi ngibi atari byo, ndetse ku rundi ruhande hari n'abaturage bamwe na bamwe wasangaga babashyigikiye, ariko abenshi wasangaga rwose babahamagana bavuga yuko babatesheje, batabaha akanya byibuze ngo nabe baryama basinzire, cyangwa se n'imiryango yabo ibe yatera imbere. Ngira ngo murabizi, hari igihe umuntu adatera imbere rwose atari nuko adafite umugisha, ahubwo hari ababyihishe inyuma, amanywa ndetse n'ijoro bahora bamurwanya buri kimwe cyose akoze rwose. Nabo ugasanga bigerera imbere y'Imana yabo baramya za nyabingi rwose, ugasanga bahora bamusabira inyatsi aho kugira babe bamusabira imigisha. Ngira ngo ibyo ngibyo naho bikunze kuba byabaho, ndetse ugasanga hari abantu bakora cyane ariko ugasanga ntibatera imbere. Rero hano ngaha i Musanze n'i Kibungo, abaturage benshi bahatura nabo bavuga yuko ari uko nguko ibintu bimeze. Ikintu bita inyatsi rwose ari ikintu kibarizwa hano hantu, ndetse bakaba bagiterwa na bagenzi babo. Reka nkubwire ukomeze kugira ibihe byiza ndetse unagubwe neza. Nimba ari ubwa mbere wageze kuri YouTube